Amabara ni igice cyihariye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amabara ni intwaro afasha urumuri kubaho. Amabara ni presence agaragaza ibintu byose bituzengurutse. Agira uruhare kuri buri kimwe kiba mu buzima bwacu. Ubuzima bwari kuba umwanda ndetse nta gisobanuro bugira iyo hataba amabara colors. Mu guhitamo kwacu, mu gutegura cyangwa decoration ndetse no ku myenda twambara bitewe n'amabara dushaka. Tugira amabara atandukanye kuri mood zitandukanye cyangwa religion, imyemerere. Buri color igira umwihariko n'igisobanuro cyiza. Amabara ni ikintu cyiza kandi gikurura urukundo ku bintu karemano naci. Mu buzima hari amabara twiga mbere y'ayandi, aya ni black and white, umweru n'umukara. Habaho ibintu dukora byiza n'ibibi, good and bad. Umweru n'umukara nabyo bigereranya ibyiza n'ibibi. Aya akaba ari amabara ya mbere twiga mu buzima bwacu. Ikindi gihe dutangira kwiga amabara mashya, kugenda umenya ko ibintu bimwe bitagenda neza, haba habayeho kuba bibi, bad. Ibi byitwa pain mu ndimi z'amahanga. Mu gihe ibindi byabaye byiza, good mu rurimi rw'amahanga. Ibi bikitwa joy cyangwa umunezero n'ibyishimo. Aha niho umenya ko hari andi mabara mu buzima. Ku myaka 5 kugeza ku myaka 10 mu buzima bwawe, uziga amabara twita primary colors. Ari abyara amabara menshi tubona. Bizatuma umenya byinshi cyangwa bike bigize isi. Hano uzamenya amabara agize urukundo, love mu rurimi rw'amahanga, joy umunezero, surprise umujinya, uburakari ndetse n'ubwoba. Habaho umwijima nk'uko habaho umucyo n'urumuri ku mabara, dark, light and bright. Ariko nta muntu ugira uruhande rumwe gusa rw'umwijima cyangwa umucyo. Colors zigira imbaraga mu buzima bwawe, zikagira uruhare mu myambarire yawe, ku byo urya, uko ugaragara inyuma, mu cyumba huba ndetse n'uko uri kwiyumva. Waba uzi se impamvu company cyangwa amabanki menshi muri logo zabo hataburamo ibara rya blue? Hano katuvugeho gato ku bururu, blue color. Abantu bamwe bibona cyangwa hari ukuntu batekereza ku ibara ry'ikirere, blue sky. Aho aba bantu kuri ibyo babona ari ibintu biri positive. Bisobanuye nko kuba ukinira hanze ahantu hasanzwe hisanzuye, cyangwa kuba uri kwishima, having fun. Bivuze kandi ubwisanzure, freedom, nk'igihe ugeze hanze cyangwa inyuma ya klasi, uburyo wisanzura ugakora ikintu cyose ushaka. Nanone kandi blue sky, ubururu bw'ikirere, bushobora gusobanura cyangwa kwerekana ko agace urimo gafite umutekano, there is no danger. Akaba ariyo mpamvu iri bara ritwibutsa kuba stability, kutanyeganyega, no kuba calm, gutuza. Ibi bikaba impamvu amabanki cyangwa se amakampani akoresha iri bara mu birangantego byabo cyangwa logo. Niba ugiye kuri date ku bakundana, nirihe bara ukwiye kwambara, haba ku gitsina gore cyangwa ku gitsina gabo? Turebe ku gitsina gore, bavuga ko umutuku ukoreshwa cyane. Ni bara ri passion, rifite umwihariko mu gukundwa, ryongera cyangwa rikagira uruhare mu gutembera kw'amaraso. Abagore bashobora kwambara umutuku mu gihe bagiye gusohokana n'abakunzi. Bitera gutuma batwara umutima w'abakunzi babo, bakabitaho muri uwo mwanya. Naho ku bagabo buriya blue ni ibara riri stable, ryihariye. Abagore benshi bakunda kubona abagabo bari stable. Nanone riri calm, ishobora kubafasha gutuza, bakarekura amarangamutima hagati yabo, relax. Date yabo ikagenda neza cyane. Kanoneho turebe ese amabara cyangwa colors yabayeho aturuka he? Ni gute tubona amabara arenga 15? Byaba bigenda gute?
Muri sayansi havuga ko white light, urumuri rw'umweru, rutanga amabara menshi. Ibi biba igihe izuba riri kumurika ku kirahure cyangwa se prism. Iyo izuba rirashe, urumuri ruva ku izuba rugakubita kuri ya prism, rugacamo, nyuma hakaboneka amabara atandukanye ariyo umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu, violet ndetse na orange. Amaso yacu afite ubushobozi bwo kureba amabara kuko ijisho rigizwe n'amabara atatu: red, blue and green. Hanyuma ayo mabara nayo akavamo andi mabara. Mu mateka ya science tubona ko abantu benshi bagiye bagaragaza cyangwa bakavumbura amabara atandukanye, ari naho tureba umuscientifique Isaac Newton. Nyine hano yakoresheje ya experiment aho yakoresheje urumuri rw'izuba akaruzana n'ikirahure. Urumuri ruca mu kirahure, rwagera inyuma rukabyara amabara menshi agera kuri 7. Bivuze ko urumuri rw'umweru white light rurimo cyangwa rugize amabara arenga 7 ashobora kugaragara. Ubu bushakashatsi kandi bwerekanye ko aya mabara ari yagize umukororombya rainbow. Bukaba ari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'1660. Aristotle nawe bwa mbere yagaragaje inkomoko y'amabara. Aha yagaragaje ko amabara yose tubona aturuka ku mweru n'umukara, umucyo cyangwa umwijima. Hano ibi yabivuze agendeye ku bintu 4 bifatika: amazi, umwuka, isi ndetse n'umuriro, ari byo mu rurimi rw'amahanga water, air, earth and fire. Imyizere ya Aristotle yagendeweho kurenga imyaka 200 kugeza igihe Newton yashyiragaho ubushakashatsi bwe. Iki gihe buba busimbuye ubwariho. Saba gusa kandi bavuze ku mabara, na nyuma hagiye haboneka abavumbuzi batandukanye bakagira ibyo bahindura ku by'abambere bakoze cyangwa babonye. Mu kinyejana cya 18 haje kubaho urufatiro foundation ku mabara n'inkomoko yayo. Nubwo tubona amabara arenga 15, ariko buri mabara afite ibyiciro. Tugira ibyiciro bya primary color, secondary color n'ibindi. Muri primary colors ho dusangamo amabara 3: umutuku, ubururu, umuhondo, cyangwa se ukabakoresha icyatsi mu cyimbo cy'umuhondo. Iyi primary colors niyo itanga amabara yose tubona. Wakwibaza uti ese birashoboka? Nibyo birashoboka, nawe wabigerageza ukareba. Buriya ibara rimwe ryo muri primary color, urugero nka blue, duhereye ku bururu bwa nyabwo bugenda bugira ubururu bwabwo tuba ariko tuvuga. Ujya ubibona ko ubururu butandukanye, aho bamwe bavuga ngo ubururu bwijimye, bwerurutse, bujya gusa n'ibara runaka n'ibindi, ariko n'ubundi ukamenya ko ari ubururu, mu bigaragara rikaba ari ibara ry'ubururu. Aha niko bigenda ku mabara yose duhereye kuri primary colors: umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu. Tugira rero icyo bita color mixture, kuvanga amabara. Duhereye kuri aya 3, nufata umutuku ukawuvanga n'umuhondo totally urabona orange. Naho nufata umutuku ukawuvanga n'ubururu, aha urabona ibara rya purple. Nufata ubururu ukabuvanga n'umuhondo, urabona icyatsi. Aha ni hano utangira gusubizwa cya kibazo bibazaga ngo se koko birashoboka ko amabara 3 yabyara andi mabara? Nkuko tubibonye hano, urabona ko havutse andi mabara. Aya akaba ari yajya mu cyiciro cya secondary colors. Nyuma yaho uko ugenda ufata amabara uyavanga, ni naho ubona andi mabara atandukanye, ariho havamo umweru, umukara, amabara yerurutse. Mbese hano ukaba wavanamo amabara arenga 15. Ikindi twamenya ni uko buri bara ubwaryo rifite umumaro waryo, rikagira igisobanuro bitewe n'uko cyangwa se aho ugiye kurikoresha. Nkuko twabibonye haruguru, amabara ni ikindi gice kigize ubuzima bwacu. Tuvuge niba ukeneye kuba uri muri office mu kazi, buri mbaraga n'umurava ugira muri uwo mwanya uterwa nanone n'uko aho uri hameze, uko hateguye, ariho hazamo amabara azengurutsaho. Hari amabara afasha mu buryo bwa inspiration, bikaba ibyikora kuko urimo uyareba. Ibi biterwa n'umumaro n'ubusobanuro bw'ibara wakoresheje.
Ni byiza rero kumenya neza amabara ubusobanuro bwayo mbere y'uko tugiye kuyakoresha. Urugero twese tuzi turebe umukara. Umukara wo ugira igisobanuro cyihariye. Ibihugu byinshi usanga niba bagiye gushyingura bose bambara umukara. Mu busanzwe ibara ry'umukara ni uko risobanura umwijima, agahinda n'ibindi bintu bijyanye n'umubabaro cyangwa bitari byiza. Rero uko twiyumva cyangwa ushaka kwiyumva ukuntu ushaka, hari ibara wakoresha rikihutisha kugera kuri kwa kwiyumva kwawe. Icyo wowe ukeneye ni ukwiga amabara ukamenya ubusobanuro n'umumaro wayo. Mu kiganiro kizakurikira part 2 tuzagenda tureba umumaro ndetse n'icyo amabara akora mu buzima bwacu. Twige kubaho turiho dukoresha neza ibituzengurutse, dore ko nabyo bigira uruhare mu mikorere yacu n'ubuzima. Wakoze kubana natwe, turi kumwe no mu bindi biganiro. Iki cyari ikiganiro tubonyemo amabara atandukanye, inkomoko yayo. Tuzakomeza tureba n'ubundi ku mabara atandukanye ndetse n'ubusobanuro bwayo mu kiganiro kizakurikira. Ndakurarikira kubana natwe, nkwibutsa gukora subscribe. Tuzagenda tureba n'ubundi ibiganiro twiga ku bituzengurutse, ku bintu bitandukanye, kandi nanone byagira umumaro ku buzima bwacu. Wakoze cyane. Passion is News.